urabona rero ibintu byose byo kwa paka byararangiye turabishimira Imana turabishimira igihugu cyacu cy'u Rwanda ikintu kiba kize kiriho kutagira icyo ukunda ni igihombo ngiye niba nkunda Tupac ntabwo ni nyagupfa umunsi mfite n'uyu nguyu niyo mpamvu ubona tuba dukora place ya Pac ntabwo iyi place ya Pac ntabwo ari kuvuga ngo bro ngo ni yanjye ahubwo nuko ari indoto zanjye mba mberetse ibyo nkunda kandi n'abandi bantu bafite ibyo bakunda urabona abaniga bacu ba kera fans ba Pac Filipita ni Filipita yari DJ muri Click Parent twakoreraga ibitaramo ubundi kugira ngo tujye kubaka ino museum ya Pac nuko twari dukorera igitaramo ahantu bita Click Parent kwa Rubangura abantu bakaza benshi ariko baza bakagira ngo yenda twasinze nk'umugabo umaze iminsi numva ibintu bimbabaza cyane nkumva Ukraine nkumva barimo kurwana cyangwa barimo kurwana navuga no kubera iki abantu bo mu isi bapfa ko nta muntu afite ubutaka mu isi abantu bapfa ubutaka gute ko kwibonye visa yawe igihe cyose niyo nta butaka waba ufite ubutaka urabuhabwa njye nshimira Imana yuko nta nzu nigeze mba mitava ahantu hose mba harava papa inzu zanjye zose aragwera na hariya hose hari kwa Pac ahantu hose agenda hava ntago wancira mu maso ntago wanuka ngo bimbabaze kutagira umwanzi n'ubugwari nakubaye kugira ngo umuntu abo mugabo abana n'iki kugira ngo umuntu abo mugabo abana n'imbwa nose kubera iki wumva ibintu utagomba kumva raki iyo munyakaboro mbona muraki wala raki ndamwemera byatari raki buriya ni umuntu wanjye nawe yemera Pac yes reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere kuri amahoro nta kibazo na kimwe gihani BigTown TV ndi Albania saba reka nkubwiye ngo gahunda urimo aka kanya zigende fresh ndi kumwe na keyboard behind the camera ndi kumfasha kugira ngo amajwi n'amashusho bikugeraho gatano kuri gatano uno munsi rero ahantu ndi sinzi ko uri buhamenya ariko nugenda ubona ibirango bihari urahamenya ndabona ahantu imbere yanjye handitse Tupac Place ahangaha nyine murahabona kuri BigTown TV ntago haraha kubera ubwa mbere uribuka umugabo witwa Caguwa niwe wakoze ibingibi byose hano ndahabona akantu kanditseho ngo inama nziza iruta umunani araza kuza kubitubwira byose uko byakabaye reka nkwibutsa gato kuri Shakuru n'umugabo w'umuririmbyi ukomeye cyane waririmbaga injyana ya hip hop yari umunyamerika yavutse mu mwaka wa 1971 gusa yaje kuba yitaba Imana mu 1996 bamwe muri mwe mwaravutse cyangwa se bandi mutaravuka yaje kuraswa kugeza majinganga bihataramenyekana abamurashe reka nkwibutse ko n'ubundi bare babigerageje mu mwaka wa 1994 gusa ntago byaje kuba bikunda n'umugabo wagihura n'ingorane nyinshi cyane zikomeye reka nkwibutse ko Tupac Shakur yavutse sekuru we afunzwe ise nawe yashakishwaga na FBI ni ikigo gishinzwe ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho byakekaga ko ise yaba yaratokesheje mushiki we muri gereza aho yarafungiwe ntabwo ndamenya icyo bamwagirizaga Tupac Shakur yagiye avuga amagambo akomeye aho yavuze ati reality is wrong ukuri ni ikintu kidashoboka cyangwa se ukuri ni ikibi nuko yabivuze Tupac kandi yaravuze ngo n'amagambo amwe yagiye avuga ushobora kugendera mu buzima kugira ngo gahunda zigende fresh ni kugenda ngana n'ubundi aho amashusho ye turagenda tuyabona gatano kuri gatanu Tupac kandi yaje kuba abwira abantu ngo bafite amafaranga y'intambara ariko ntago bafite ayo kugaburira abakene iyo si niyo tubamo nubwo bizarangira se birashoboka ariko intambara nizo nyinshi mu isi bizarangira n'ubigiramo uruhare nanjye nkabigiramo uruhare urabona ishusho ya Tupac ishushanyije ahangaha nakubwiye ko byakozwe n'umugabo witwa Caguwa turaganira nawe mu kandi kanya urabona urukuta rwanditseho Tupac nanone hano haranditse ngo aheza mu isi kwa Tupac kwa Pac nuko nguko handitse turagenda tumenya gahunda zangaha uko zimeze nakubwiye mu magambo Tupac yagiye avuga yaguhindura ubuzima cyangwa se ushobora kukwikiza nka kose yaravuze ngo nyuma y'ibyishimo uzagira hari umubabaro ukomeye uzagira utazigira umenywa n'umuntu cyangwa se yumva akababaro ufite aho feeling ntabwo bizashoboka uzagira ibyishimo bikomeye cyane ariko umubabaro uzagira nta wundi muntu uzawufiringa niwo wenyine uzawisangiza uko niko bimeze mu buzima niko kuri uko byagenda kose abenshi iyo twagize ibyiza dukenera ko abantu babibona ariko ibi ntago tuba twifuza ko hari umuntu wabibona ubayeho neza ubiratira umuntu ariko iyo ubayeho nabi ntago bishoboka habe na gatoya Tupac n'umugabo rero w'umuhanzi nkuko nakubwiye ukomeye cyane reka nkwibutse ko magingo yangaya ari umwe mu bahanzi bagurishije album kugeza izi saha
nta wundi uraca ko gahigo yagurishije album igurwa kurusha izindi album z'abandi bahanzi bose babaye ku isi ndetse n'abazaba hose hoya birashoboka ko hazagira ukora icyo gikorwa kirenze cyo ngicyo ariko kugeza amagingo aya ngaya nuko nguko bimeze. Tupac kandi yaravuze ngo urupfu ntago ari igihombo gikomeye mu buzima, gupfa ntago ari igihombo kuri Tupac nuko yabyemeraga, sinzi uko ubyemera ariko nuko nguko gahunda zari zimeze kuri Tupac. Tupac yaravuze ngo kuki ufite ibyumba 52 iwawe cyangwa mu nzu zawe kandi uzi neza ko ari umuntu udafite na kimwe. Rero ni amagambo Tupac yagiye avuga. Nageze hano rero kuri Place Tupac ndi kumwe n'umugabo namaze kumubona ubwiraga mu kandi kanya ati ni Caguwa bikoze byose y'amande. One love. Respect. Umeze fresh? Umeze fresh sana. Nta kibazo? Nta kibazo ndashima Allah. Nari ngeze ngiye ni masotera nari nirutse. Muje kuri museum ya Park. Ya tuje kuri museum ya Park mise nkugwa nubwo hariko twari twavuganye ntago ari gitomo. It's okay, nta kibazo. Abantu bavuga ngo ari bavuga one love, one heart. One heart. For life bro. Okay. Life goes on. Nta muhanga w'ubuzima. Nta muhanga w'ubuzima. Ntabwo Kristo tuzi nuko tuba ku isi. Ni ibintu byiza cyane. Kabisa. Museum Place ya Park urabona yuko Place ya Park irateguye neza, yateguye fresh ndabibona kabisa. Next week turanywa cyangwa tugirenze gute. Ni ibintu byiza cyane. Kuri wowe turahita tukikomereza turagenda tuganira kimwe ku kindi. Iyo bavuze ngo nta muhanga w'ubuzima ni nk'abarasta mu byumva muti. Tubyumva yuko nta muhanga w'ubuzima ntabwo twizi icyo tuzi nuko tuba. Ni which way? Ni ukuvuga yuko nta muhanga w'ubuzima. Nta kintu na kimwe kiba ku isi kitakoreshejwe. Nta cyatuzana ku isi usibye urukundo. Nta kintu kizahinduka ku isi ariko ibintu byose byarakoreshejwe. Kuvugisha ukuri niyo kintu cya mbere. Ibinyoma kugira ngo umuntu w'umugabana n'imbwa ariko byose tuma kubyihanganira. Respect rero kuba munsi kwa Park nubwo twari twafungura mu nsanzanga naje gukora n'abakirina hangaha nuko dufinissage ndabibona na timu yanjye ntabwo muyisanze hano. Mfite timu ikaze cyane ikurikirana ibyo kwa Park nari navuze ati reka magere twereka abafani ba Tupac ukuntu ibintu byose biteguye noneho nta kibazo. Nkigera hanga ntunguwe n'uburyo masanze hari amagambo yanditse ari ngo inama nziza ngo iruta umunani. Ubyandika biriya bintu wari muri feelings. Ntabwo twizi icyo tuzi nuko tuba ku isi. Ntabwo nari mbizi ariko uwo munsi warageze, umunsi w'ukuri ndabivuga ndabyandika zene arabikora ni ibintu byiza. Umunsi w'ukuri se iyo ushatse kuvuga ngo umunsi w'ukuri role model wa Tupac yaravuze ngo reality is wrong. Umunsi w'ukuri wo bumeze ute? Umunsi w'ukuri abantu nshaka kureba hano handitseho umunsi w'ukuri. Umunsi w'ukuri. Umunsi w'ukuri ni ryari wowe? Umunsi w'ukuri ushobora kuba nabiti uyungundiho kubera icyo ntazi. Umunsi w'ukuri n'uyu munsi. Umunsi w'ukuri n'uyu munsi ni ijambo nkunda cyane. Umunsi w'ukuri n'uyu munsi mugeze kuri Place ya Park ni fresh, musanze ibitoki bireze kabisa ndabibona. Dufite ibitoki tuzajya kuri munsi kuri 16 z'ukwa gatandatu. 16 z'ukwa gatandatu. N'iki gitoki nicyo tuzakoresha ku bafani bose ba Park tuzagisangira. Iki ngiki kimwe gusa se? It's okay. Giti byose amatama bro. Igitoki. Tuzagiye mu kwa gatandatu. N'abafani ba Tupac. Urumva ni ikintu cyiza cyane kiba kirize. Kiranace ndabona mu kwa cyenda kizaba cyeze. Kira tuzagiye mu kwa cyenda. Kabisa kizaba cyeze. Ni ibintu byiza cyane. Urabona kwa Park ari changes ni cyane. Kabisa ndabibona. Iki giti yakivuga amagambo menshi. None urabona yuko cyahinduye kara. Cyabaye nk'urufu. Mwisi abantu benshi bagenda ubundi mwisi nta kintu kirenzemo. Ikibazo abantu babihindura uko bishaka. Album Thanks Life. Nagiye mbaganiriza kuri kama kazu ka Park ngababwira ngo n'ubuzima. Ubuzima burafunze ariko hejuru burarangaye nta kintu kitakugwaho bro. Niyo mpamvu nubatse kino kiboro kino. Niyo mpamvu ubuzima burafunze ariko burarangaye. Ubuzima burafunze ariko burarangaye. Kuko nta muhanga w'ubuzima. Niyo mpamvu barafunze hano ariko hejuru kagira ute? Burarangaye n'ubuzima. Nta muhanga w'ubuzima. Urabona rero ibintu byose byo kwa Park byararangiye, turabishimira Imana, turabishimira igihugu cyacu cy'u Rwanda.
kuba gifite freedom umusanze abana bataje kwiga abana bo mwirerero ubundi nimugaruka musanga n'abana bo mwirerero bahari n'abantu baza gusoma ibitabo hano bahari batandukanye benshi barahaza nubwo nafungura ariko icyo harabura iminsi 3 cyangwa 4 mu mateka ya park arimo ahangaha mu bitabo mufite turafite ubona abantu bitabira kuyasoma nta kibazo barayasoma benshi cyane bagira n'inyota nyinshi cyane ya park kuganira biramira bro hano kuganira kuganira na mugenzi wawe biramera okay twigeze tuganire twumve yuko ibyinshi biba ku isi n'iby'abantu ariko abantu bagenda babyikuraho hari umuntu utabiha agaciro uri gutegura kino gikorwa cyangwa uri muri nyubako abantu bakabona Tupac Place abantu baravuga ati uriya mugabo afite filozofiye ubundi bamwe na bamwe bakavuga amagambo ntari busubiremo ukabona babyakiriye nabi ikintu cyiza kiba kiriho kutagira icyo ukunda ni igihombo njye niba nkunda Tupac ni ibintu byiza cyane bakunda n'igihugu cyanjye ibi bigaragaza ko nkunda igihugu cyanjye bro kuko ntabwo nakora ibi ngibi nakunda igihugu cyanjye nkunda Tupac ngakunda igihugu cyanjye ngakunda n'abantu kuko abantu nizo mbaraga zacu kutagira abantu n'ubugwari nuzabura byinshi uzasigarana abantu uzabura byinshi usigarana abantu ni ijambo ry'ubwenge ndi nabangero utanga umunani naba nziza irutse 8 ngiye gutembereza noneho mu kabare kwa Park ariko sinwinjiza muri bare nyirizina ntabwo nyinjiza muri bare nyirizina nta kibazo okay no place ndayikunda bro u Rwanda rwa Gasabo nongeye I came from give me what u Rwanda rwa Gasabo kandi baravuga ngo aho kuvuga uzumve sagwana no kuvuga design meze fresh sana wahabonye no kwa Park urabona akaboro aya mabiro yabona na amabye nayabonye twirirwa dukina nose hari ikintu waba ubonamo nkanga hari hati wabonamo ati nayibona gusa nuko ntahita nsobanura akantu cyane ikintu ubonamo kuri ati rero kuri ati ntago ndi umuhanga cyane ariko reka ndeke kukubeshya hano birasobanura ngo ubuzima buregeranye ariko hari igihe urakamona hano se harimo amabiye yagiye abura ubuzima buregeranye ariko hari igihe butandukanye hano haboro rero kubona ano mabiye yose hari igihe azashiramo kubera n'abayituye umuntu azana bakuramo biye ni mu buzima urumva ariko ni art ni ikintu kiba kijimije cyane kuko bifite isobanuro byinshi hano haboro hano ni mu isi nzagusobanurira amajana hano ni mu isi ijana igiceri se nzagusobanurira ijana igiceri wakina anga ni mama Africa ibintu byose biruzuye byose tubikesha abamama uriya mama batwigisha byinshi niyo mpamvu ahangaha ubona nta kintu na kimwe nta kantu na kamwe kigeze kavamo ariko hari kavuyemo mama Africa warateranye niyo mpamvu tugomba kubaha abamama niyo mpamvu Tupac ari imyuga ya mama umuntu yabura byinshi ariko umuntu abuze umubyeyi yabuze ikintu kirenze cyane ariko iyo wamubuze mwaraganiriye ni ikintu cyiza tujye duharanira yuko rero abana bacu baganira n'ababyeyi babo ni ikintu cyiza cyane ababyeyi bagire inshuti zabo abana babo ni ikintu cyiza cyane hari nka sister wanjye yitwa Gogo akunda abana be bakaganira ibintu byose ndabikunda cyane respect Gogo good luck uri imbaraga zanjye kabisa Gogo ndamwemera cyane ijana ryarangiye cyangwa hano ntari cyane none ryarangiye ahanga nabigusobanurira ni ubuzima buregeranye ariko hari igihe butandukana ni mpamvu ano mabiye ntabwo nzigiye yaviriyemo ni ubuzima ni inshuti zacu ni iki hari ingiye uzazahanga gusanga byose zashizemo ahanga no dufite urabona amashusho amashati Tupac dushimira umudizayini wabikoze akoze ibintu byatsi cyane ubuzima bwa Tupac yakuriyemo yaba kuvuka kwe kugeza yitabye Imana bubwiye inkomezi iki mu buzima bwawe
bimumeze ko nta muhanga w'ubuzima nta muhanga w'ubuzima kandi abanyakuri barataha abanyabinyoma bakagumaho kugira ngo bihane nuzabona mugenzi wawe atashye uzamenye ngo arangije filime ye uwe yawe niyisigaye kuko utari wihana ariko nawe numara kwihana uzacishene bro muri uko byagenda kose umuntu apfa yihanye uzapfa yihanye ikintu cyose wakoreye hano ku isi uhava ukirangije cyose papa njye ntabwo ninya gupfa umunsi mfite n'uyu nguyu nkunda kubwira inshuti zanjye nkazibwira yuko ahangaha tuba mu isi kugira ngo isi yitwa isi ni ukubera abantu kugira ngo isi yitwa isi ni ukubera abantu niyo mpamvu tugomba kuza dusigasira abantu kugira ngo isi igomeze yitwa isi niyo mpamvu ubona tuba dukora place ya park ntabwo iyi place ya park ntabwo ari ukuvuga ngo bro ngo ni iyanjye ni iy'abantu ahubwo ni uko ari indoto zanjye mba mberetse ibyo nkunda kandi n'abandi bantu bafite ibyo bakunda ni ibintu byiza cyane byo guhesha Imana icyubahiro Imana njya nkunda kubwira abantu babwira ngo njye nubaha Imana ntabwo nyimaga ku Mana nta nubwo njya gusenga kuko muransenga urumva iyo ugeze ahangaha ukareba ntabwo njya gusenga muransenga ntabwo ujya gusenga mu rusengero ntabwo njya gusenga muransenga koresha ubwenge usenga aho kuvuga uzumve bro okay ntabwo njya gusenga muransenga okay ibaze uko Imana ugiye gusenga utaragerayo ntabwo wabona ijuru ariko urusenga yaba ari fresh kandi uzimana ntabwo yigiye impaka sinjye ku Mana kuko ibyo Imana ikora ni ibintu byinshi cyane kabisa uzimana ntajya impaka ku Mana okay ayo majambo mujye muyanotinga none urabona ayo mapica ya pa 1 2 3 4 5 rimwe why rimwe this one rimwe why rimwe uyu ni papa wa park uyu ni mama wa park rimwe wabyaye n'umuntu umwe ubyarwa n'umuntu umwe wabyaye n'umuntu umwe ubyarwa n'umuntu umwe okay harimo iyo philosophy wabyawe n'umupapa urerwa n'umumama rimwe inama iruta 8 nzakubwira byinshi kuri art bro kabisa nzakubwira byinshi kuri art ni ibintu byinshi biba birimo bigiye bikubiremo iyi meza iyi tablo ubona twebwe twifuza yuko yazamura inshuti zacu n'abanzi bacu kuko nitwifuza ko wanywera inshuti zacu ziyamwera abanzi bacu ntabwo abanzi bacu bazikosora ariko unywereho n'umwanzi wawe kandi umwanzi wawe wa mbere ni inda yawe kuko ntabwo umuntu yawe umwanzi wawe umwanzi wawe wa mbere ni inda yawe why ibintu byose tujye turongera tukabisubiza down urumva niyo mpamvu nyine byose bigomba kwereka yuko tugomba kubana tugakora behavior ni ikintu cyiza cyane hano handitse handitse ngo ibintu bitandukanye ariko ibi biboro kubisoma ubyihoreye kubisoma ahubwo tumujyana aho ujya gusoma nshaka kukubaza nizere ko njyanye ahantu nabonye hari hirya ukuntu muri museum ya park okay nta kibazo I'm ready ariko urabona yuko handitse ngo iki handitse ngo the dawn hano handitse ngo iki soon ma bro kwa tupake harabura ibihe nibiduha kubaho iminsi nk'itatu cyangwa 4 hano aboro hazaba haraba hari ndende cyane hari abantu benshi bakunda park kandi bazishima tuzabakira neza tuzabiri ku muntu tuzabaganiriza kubaho no kutabaho kabisa kuko ni ikintu cyiza cyane dukunda bivuze kubaho no kutabaho nabibonye hari hirya byose turabishima ko ari byiza mu gihe tutazi buretse gatoya okay reka mbendetse kabisa iyi ni museum ya park kwinjiramo
no ndakura amafaranga asa hari ikintu ugomba gutanga kugira ngo nawe hari icyo urisha ubwonko bwawe. Okay nakinje nta kibazo turaza kumvikana ndishyura nyuma njyewe macaka amabarano bro nta nibyo kumbwira ngo bya bindi ngo byanyu bya mobile money byateye ariko ngubita amapaki bro mibiceri ka telefone niwa amadesa niwa amijana naribi ariko umuntu ukora hanga isuku kwa paka nawe akagira ikintu abona bro yamaze hana kambi none wabonye muri mizi ya paka wahabonye ibintu bya paka uraguma aho ngaho gatoya ibi ni ibitabo bya paka abafanizi ba paka iyo baje ahangaha barasoma ibintu bitandukanye ibintu byinshi abana hari dufite biblioteke y'abana baza gusomera ibitabo ni ibintu byiza cyane dufite family yacu hano wawe family yacu tiyo dukunda inyamaswa kuko natwe turi mu nyamaswa tiyo dukunda inyamaswa kuko natwe turi mu nyamaswa inyamaswa zisobanura yuko ari turi inyamaswa kuko natwe turi abantu kabisa ibi ngibi ni ibiremwa birahumeka bifite ibintu byose nk'ibyo dufite niyo mpamvu rero ubu n'ahangaha hari agaparike kabisa hari agaparike ntabwo ari zoo ni agaparike k'ibintu aho kugira ngo utunge imbwa iwawe cyangwa utunge ipusi iwawe igende yanduza abana bayikoraho ibatera amasenezisi n'ibiki wakorora isitati nk'ingi mu rugo iwawe kabisa kugira ngo nibura umwana umwereka ngo iyi ni lion iyi ni lion ariko utamugiye kumwereka ngo lion ayikoreho bareteye ibishingiye yarabaye ipanchi kubira iki irafungiranye muri zoo niyo mpamvu u Rwanda rwa Gasabo ruvuga ngo niba dushaka kureba inyamaswa tujye mu Kagera ni ibintu byiza baba bafite umuntu bro kabisa respect wayibonye imizi ya park si ni ahantu nkunda byatari nekerereza hari ibintu byinshi bitandukanye hari imyenda ya park ntabwo nyambara imyenda iriho Tupac bro yose yaje ahangaha kabisa yose yaje ahangaha ikoze gutya mu ruhu gisobanuro cy'imyenda ikoze mu ruhu ni iki aho kuvuga zonje bro ime irimo ikoti iri ni ikoti gukorwa mu ruhu bifite icyo gisobanuro mbwira ndumva ntago ndavuga dukunda ibyo mwisi kuko byose ari ibyacu nawe tujya impaka ku bintu kuko natwe turi abantu good luck papa ntago nagira kuvuga aya ni amarubumu y'ibitaramo bya paka twagiye dukora tugenda twereka amasizoni ya paka nk'abari amarubumu atandukanye urabona abaniga bacu bakira abafanizi ba paka ni Filipita yari DJ muri Kutagira twakoreraga ibitaramo ubundi kugira ngo tujye kubaka ino mizi ya paka n'ubu twari dukorera igitaramo ahantu bita Kutagira kwa Rubangura abantu bakaza benshi ariko baza bakagira ngo wenda twasinze ndavuga reka nzubake place ya park twerekane yuko dukunda park neje n'abana bazadukomokaho n'abana ba Afrika bagiye bagira ikintu bakunda uzagira ikintu ukunda ni igihombo niyo mpamvu twubatse place ya park tukavuga ngo neje bundi izahoraho noneho hano ahangagiye kwereka ikintu cy'ubwenge iyi ni umuzi wa hip hop umuzi wa hip hop kabisa urabona ukuntu uri strong uyu ni umuzi wa hip hop bro uyu ni umuzi wa hip hop kabisa hip hop ikubiyemo ibintu byinshi iyo uhinga bari hip hop iyo ubyina amaraba ari hip hop iyo waburaya bari hip hop iyo ugenda street bari hip hop iyo ushakira ibyo kurya inda yawe bari hip hop ni ibintu byinshi cyane no gupfa ni hip hop bro nta muhanga w'ubuzima ahubwo ikintu twangwe kujya dushimira ubuyobozi bwacu buduha freedom bukaduha sujyumva nk'umugabo umaze iminsi numva ibintu bimbabaza cyane nkumva Ukraine nkumva barimo kurwana cyangwa barimo kurwana navuga no kubera iki abantu bo mu isi bapfa ko nta muntu udafite ubutaka mu isi abantu bapfa ubutaka gute kuko ibonye visa yawe igihe cyose niyo nta butaka waba ufite ubutaka urabuhabwa kabisa ariko ugasanga abantu barapfa ibyo mu isi bro ikintu twari dusabira abantu twari tubasabira kugira ubumuntu
kugira umuntu bakagira urukundo wakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda kandi ikindi kintu ugaharanira gukunda igihugu cyawe nudakunda igihugu cyawe uzaba ufite igihombo cyinshi cyane kuko abantu njya mbabwira ngo duhomba abantu ntabwo duhomba amabuye cyangwa duhomba ibindi bintu duhomba abantu baragenda ugasanga umuntu ejo bundi mwakorana ikiganiro nka BigTown ugasanga yaragiye ngo yagiye i Burayi ari posting amazu bro birabintu ukuntu bimbabaza birambabaza byatari uri gupostinga amazu kandi hano Caguwa aragukeneye urumva hari imbaraga bamuteraga hari ibintu mwajyaga muganira mwubaka ariko ngubu nkabasanga inshuti yanjye BigTown yaragiye hanze birambabaza cyane kiyo dukunda ibihugu byacu rero twumve yuko byinshi tuzabonera iwacu kuko nta gihugu na kimwe kitagira hehe irusororo bro kabisa na kimwe kandi gupfa ntabwo ari igihombo cyo kigupfiriyemo kabisa ndabikunda cyane kuko abanyakuri barapfa bro nabibonye reality is wrong yes Ili Afrika ejo bundi wari umunsi mukuru wa Afrika nabikunze cyane twaracelebrate n'abaniga bacu dukunda Afrika bro kabisa ntago ngiye nshobora kujya ntago ngira indoto zo kuva ngo ngiye muzaba hanze oya nashakaga akantu gato yuko ariko it's okay life goes on it's okay n'abahaba it's okay kubera yuko byose nyine inzira bicibwa n'amaguru okay nyemerera gato hari amagambo nagiye mbona aha ngaha nunyemerera turaza duhere aha ngaha hari amagambo nagiye mpabona niba byaba byiza icyo mbona uracamo aho ngaho ariko urabanza usome hano one love one heart okay thank you so much ni umuhanga w'ubuzima umuntu arapfa ariko intekerezo ze ntizipfa umuntu ariko intekerezo ntabwo zipfa aho kuvuga uzumve wabyumvishe nabyumvise aha ngaha igihombo cya mbere ni ukumenya ko ukuze cyangwa ukiri muto igihombo cya mbere ni ukumenya ko wakuze cyangwa ukiri umwana hari abantu bakuze ariko bagwingira mu bwonko koresha ubwenge yego ntabwo mvuga numvise haranditse ngo fasha umuntu nk'umufotore fasha umuntu nk'umufotore iri jambo naryungutse kubera ba bantu bajya guha nk'abantu akantu akazana itangazamakuru akavuga ngo umufotore ndimo kumuha akantu nabwo numve simvuge oya itsoke wambaza aho ngaho nakubaza noneho bari abantu batanga bakereka abantu ko bafashije bafata nkaho bakoze kitari bafite ikiguzi wa muntu bamugurishije kwerekana isura yabo neza urumva nta kintu na kimwe abamufashije bikoze kugira ngo n'abandi bafatireho babone ko umuntu abantu bafite ubumuntu bro ntabwo twigishwa itushi yacu iri ku isi numvise sinongera kuvuga inzira y'ubuzima ni kubaho no kutabaho kubaho no kutabaho inzira y'ubuzima no kubaho no kutabaho iyo ubayeho uba ugomba kuva mu buzima iyo utabayeho nta nubwo uva mu buzima nicyo kintu cya mbere okay ndumva simvuga nta muntu udafite ikibazo nta muntu udafite ikarita ikibazo no kuzicanga udafite ikarita ikibazo no kuzicanga nta muntu udafite nyine muri life tubamo nta muntu udafite chance ahubwo ikibazo nuko ubuzima tubutwara nta muntu udafite ikarita ikibazo no kuzicanga umuntu wese ujya ubona umuntu ugasanga ameze gute na gute ariko ikarita zacu zicanga bitandukanye tugomba kubishima rero kabisa ipaki ni imwe bro ipaki ni ubuzima hano handitse nguki kuki neza inyuguti mwanditsemo kuki tutagira Caguwa mfasha kuki oya aho kuvuga uzumbe none ari batagenda kuki tudasangira ku isahani imwe tugacuranwa
kuki dusangirira ku isahani imwe tugacuranwa misi n'ubuzima kubera iki dusangirira ku isahani imwe tugacuranwa abantu usanga basangirira ku isahani imwe yo mu isi ariko bagacuranwa n'igihombo bro nshatse kuvuga iki se cyane koresha ubwenge okay sawa life goes on iyi ngiyi ni boro ubona aha ngaha ni imbaraga zacu twagiye tuganira twagiye twumva ibintu byinshi twagiye dukoresha ibintu byinshi tukumva wambwira ino stati uyu muntu uwo ari we tugende nuvuga rimwe sugasubira inyuma uyu ni Jay ni stati twakoreye Jay turavuga Jay yagiye agira ibintu avuga muri hip hop yakunze hip hop yakundaga Tupac yajyaga aza mu biro bya Paka akagira inama tuganiramo ibintu byinshi cyane niyo mpamvu Jay yabonye visa turavuga Jay tugomba kumukorera no ball anytime tuzatumuganira kuko njya mbwira abantu abashuti banye babwira ngo aho kugira ngo mbwire ntabwo nakubwira kuri inshuti yanjye ahubwo nzayankuganira Jay nzayankuganira bro wakoze byinshi life goes on hano hanze tujye dusangira n'isi iradusangira tujye dusangira n'isi iradusangira tujye dusangira n'isi iradusangira hano handitse ngo iki ndashimira abantu banyizeye batanze ndashimira abantu banyizeye batanze tujye dusangira n'isi iradusangira ndashimira abantu banyizeye batanze nk'abakiriya banjye nk'abantu duhurira street ugasanga mfite abavandimwe batanze ariko banyizeye ugasanga umuntu yarakwizeye ariko atakuzi ni ikintu cyiza cyane ndashimira abantu banyizeye batanze nanjye shimiye abantu banyizera batanze ni ikintu cyiza cyane utazi iby'isi abyita ibye utazi iby'isi abyita ibye utazi iby'isi abyita ibye aho kuvuga uzonde papa hano handitse ngo iki bro umunsi uratekereza barawikoreza ni ijambo nkunda cyane koresha ubwenge ndakoresha ubwenge ndamedita noneho kabisa kuko ntabwo ari ibyombo bro urwanira ubutaka kandi ntawe udafite ubutaka turwanira ubutaka nta n'umwe udafite ubutaka gusa abantu bose ku isi bagira amasambo ariko ndakoresha ubwenge ibonye visa baravuguha bro nanjye bise nkoresha ubwenge urasoma hanga none hari igihe ujya kubaka urukundo mu bantu satani akakwibasima hari igihe kubaka urukundo mu bantu satani akakwibasima ariko twebwe ntabwo ujya twibasima ntabwo yatwibasima kuko urukundo twararuvukanye bro ntabwo one love one heart papa iryo ni ijambo dusorejeho hano haraboro handitse ngo waheza mu isi kwa Paka aheza mu isi kwa Paka umva numva yuko ngiye ku myemerere yanjye mba numva yuko iyo ariyo paradise yacu kuko twagize indoto turabikora Imana irabidushoboza u Rwanda rwacu rurabidushoboza ni ibintu byiza cyane urumva niyo mpamvu makunda byatari bahita Tupac Kigali Village Tupac Kigali Village hariya haboro rero ziriya room ziri hariya harimo ahantu biga harimo ishuri harimo ahantu waruhukira waje hano kwa Paka harimo icyumba waruhukiramo hameze neza ni ahantu heza cyane kuza hano bizajya biba byoroshye ku muntu uwo ari we wese cyangwa hari ikindi bizajya bisaba ni wabo w'abantu papa ni wabo w'abantu hano hantu urabona hari ingufuri ko mwafunze kandi ubuzima budafungwa se yabufunze hano hari ingufuri aho kuvuguza mbe papa izi ngufuri twazifunze kuri anniversaire ya Tupac hari ingufuri 50 ariko hari ukunda Tupac nawe wazanye ingufuri hari n'undi mu papa wakoze ubukwe uba muri Amerika nawe azana n'inshuti ye bafunga ingufuri niba ufite inshuti yawe muzazana ingufuri muyifungeho hano itariki mwayifungiyeho nigera tuzatubakorera anniversaire nicyo gisobanuro cyane X0 kubaho no kutabaho X0 njye nuvuga yuko ubu ngubu ndi muri zero X0
ndi muri zero means what hari igihe nzaba x ubu ndiho ariko hari igihe nazabaho hari igihe nazabaho x0 n'ubuzima n'ubuzima nubwo ariko ruse ko numva ashatse kuvuga ko nubwo atatu mu buzima ariko ari zero ubuzima nyine ubuzima buri muri zero nyine ubuzima ubuzima bubeshya ubuzima ko bufite ubuzima kandi ubuzima buva mu buzima ubuzima bugomba kuba x ni ijambo nkunda cyane kuganira ku nshuti zanjye kugira mujye mugira ukuri uyu munsi mukunda ibihugu byanyu mukunda inshuti zanyu kuko jeneje ubundi murataha kuko nta muhanga w'ubuzima urumva ni ikintu cyiza cyane papa kandi urusengero rwacu rugera mu mitima yacu tujye duhora dusenga buri munsi tukajya gusenga umunsi runaka njye nshimira Imana yuko nta nzu nigeze mba mitava ahantu hose mba harava papa inzu zanjye zose aragwera na hariya hose ari kwa paka ahantu hose agenda hava kuva se by'imvura igwa imvura igwe harava ahantu hose mba wera kera nyiri umwana nta nzu nimwe nigeze mba mitava wabigizemo uruhare cyangwa ni ibintu nyine bimbaho gutyo nta nzu nimwe nigeze mba mitava bisobanura iki ntago nuje ntago n'abatuje mu isi nyine harakwibutsa yanzira kwibutsa yuko ahantu uri hatari perfect harava niba wajya no hasi harava kabisa ifumbire y'ubutaka n'ubuzima ifumbire y'ubutaka n'ubuzima ifumbire y'ubutaka n'ubuzima ifumbire y'ubutaka n'ubuzima kuko ibitaka n'ubuzima subiza ko Imana yatubumbye mu bitaka cyane avuye mu gitaka kandi uzasubirayo none ni umuntu avuye mu buzima agiye bamubika mu butaka akaba ifumbire y'ubutaka ubutaka babwishubije biba mu gihe uvutse babuhombye ariko iyo wapfuye haba havutse n'abandi bantu benshi kuko turi abanyakuri ku isi yitwa isi kubera abantu isi ntabwo yakwitwa isi hatariho abantu n'abantu ntibakitwa ahantu hatariho isi niyo mpamvu turaduharanira kuri yuko isi ihora yitwa isi kabisa urabona nk'ejo bundi tugiye kugira ikintu cyitwa inama Commonwealth iriya nama cogamu ni ikintu cyiza kabisa ni ikintu cyiza gihuza ibihugu byose by'aho ngaho ni ikintu cyiza cyane hari nk'igihe dutumiye n'abantu bazaza muri cogamu bazaze kuri place ya park kabisa kuko ni wabo w'abantu ni ikintu cyiza cyane tuganire tukore behavior tumenye ngo mbese iwanyu muturusha iki hari amuba muturusha iki mu kagari ko mwisi kabisa ni ikintu cyiza ni behavior ni inyungu y'igihugu yo kuganira n'abandi bantu batandukanye kandi igihombo cya mbere nakubwiye ko ari ukutamenya ko wakuze cyangwa ukiri umwana bro njyewe narakuze ntabwo nyiri umwana ntabwo wancira umugani ntabwo wancira isiri ntabwo wancira mu maso ntabwo wanuka ngo bimbabaze none se ni iki utabaratutswe kutagira umwanzi ni ubugwari kutagira umwanzi ni ubugwari umwanzi wawe wa mbere ni inda yawe nose kubaca kumanaginga inda yawe none umuntu aza akubwira ngo ndakwanga arakwanga se arakuzi nawe ntabwo yiyizi mwese muri abantu ni bya bisangiro by'abantu ibisangiro by'abantu urabyumva icyo kintu nikubyumva ibisangiro by'abantu iyo abantu babana hagira ibisangiro bavugana biri byiza cyangwa biri bibi ariko byose turabyubaha sipaka wemera Imana wemera Bible urumva umbwira ibintu bibiri bitaza kumbwira icya kabiri nari kugushima cyane wemera Imana nemera Imana wemera ibipapuro Bibiliya donc ni igipapuro abantu baba baracyanditse ni nk'intekerezo y'imizanga zo kwa paka yuko navuga ngo inama nziza iruta umunani iki kindi ni ukugira ngo abantu tuganire ahubwo ni Bible ni imfashanyigisho donc ntabwo ari ijambo ry'Imana ukavuye ngo ni Bible uvuga ngo ni imfashanyigisho uyemera nk'ijambo ry'Imana imfashanyigisho uyemera nk'imfashanyigisho imfashanyigisho ni ikintu cyiza cyane imfashanyigisho niyo mpamvu bakubwira ngo ntabwo abantu bajya gusenga ahubwo bajya guterana yego ariko hasamerwa ijambo ry'Imana hariya ntabwo hasamerwa imfashanyigisho urumva niba uganira n'abagenzi bawe mugiye guterana hari ibintu mwungurana icyo utazi mugenzi wawe akakikubwira ni imfashanyigisho ni imfashanyigisho guhora usenga umuntu ahora asenga iyo ugiye gusenga uba ugiye guterana wa muntu uzi kukubwira ngo ngiye ahangaha guterana kwa masasu
hehe hahandi hantu kwandi hehe nta urakubwira ko kuba ino mize ihari ari nk'uburyo bwo guterekera Tupac hoya ahubwo wambaze ikindi kintu kuko iki ntabwo ari ikintu mbajije ntabwo ari ikintu mbajije urambaza ikindi kintu tukomeze tuganire iki ntabwo nabyumvishije ngire ko mbwira ntabwo wabyumvise uravuze ngo iki ntibuze ati ntabwo ujya uhura na challenge kuko bakubwira ko ushaka guterekera Tupac nakubwiye kugira ngo umuntu abo mugabo abana n'iki kugira ngo umuntu abo mugabo abana n'imbwa nose kubera iki wumva ibintu utagomba kumva ntabwo ibintu umuntu akanwa gasohokamo byinshi kabisa ari ugasigarana bikeya ugasigarana bikeya niyo mpamvu uzajya aho kuvuga uzumve ubwo nawe urumva aho ngaho ukoze ikosa ntaho ngushubije buriya twikomereze kuri mizama ya paka urumva kweri twemera imana papa nemera imana ndemye mu ishusho y'imana nkunda abantu nkunda ibiremwa mbaho nk'uzapfa ejo nkunda igihugu cyanjye nkunda abayobozi banjye kuko n'imana irakubwira ngo mbere yo kubaha imana jya ubaha abayobozi bawe kandi mbere yo gukunda mugenzi wawe jya ubanza wikunde kuko niba wikunda nawe uzakunda mugenzi wawe cyane hariho abantu batikunda ugasanga bakunda bagenzi babo ni igihe baba bafite papa wacu tujye tubanza wikunde aho kumbwira ibyiza uzabanza ubyibwire kuko umuntu wawe w'imbere banza uganire n'umuntu wawe w'imbere mbere yo kugira ikintu mbaza banza uganire n'umuntu wawe mbere yo kugira ikintu mbaza kuko wa muntu w'imbere arakuganiriza ukumva ukamedita ugakora behavior ukumva yuko inyungu y'ubuzima ari ukugira icyo ukunda kabisa ukagira icyo ukunda so ujya ubona abantu bubaka amazu manini so ujya ubona abantu bagura amamodoka so ujya ubona abantu bakora place za park cyane ni ibyishimo bro byose ni ibyishimo acaga nyuma y'ibi ngibi nyuma yo gutaha ngaha gahunda zangaha umunsi wangaha uzajya ubuteye ute umunsi wangaha ukuntu uzajya ubuteye rero ni ukuvuga yuko mu gitondo abana barabyuka bakaza mu ishuri bakiga bamara kwiga haba hari n'abantu bazajya basoma ibitabo noneho nyuma ya saa sita dushobora gukora barbecue hariya abantu bakaza baza kurya akantu tugasangira ibitoki tugasangira ibirayi tugasangira intekerezo tukaganira nimugoroba tukareba amakuru hariya kuri TV tukareba documentaire za Tupac zitandukanye nyuma bumaze kwira tukagenda tukaruhuka ejo tukajya mu kazi tukagaruka mu kazi bakubwira yuko ubundi umuntu ukora akora ibyo yakoraga ejo umuntu ukora akora ibyo yakoraga ejo kugira ngo yemerewe ko ukora akazi nuko gahunda zimeze umuntu udahindagurika papa ugomba gukora ibyo wakoraga ejo hazajya hakorerwa ibyo hakorerwaga ejo ni ibintu byiza insubira akazi ni ibintu byiza do all things with kindness life goes on ubuzima burakomeza do all things with kindness intambara utazarwana ntuzayitangize ni wowe ubwirwa papa ni njyewe babwiye oya nasi njyewe ni umunyamakuru njye nta ntambara nshaka gutangiza urumva ubundi barakubwira ngo intambara tuzarwana tuzayitangize niba ugiye kubyara umwana ufite plani uvuga ati uyu mwana ni uw'Imana nzamuha uburere nk'ubwo ababyeyi bamaye ugerageze umwerekere umwereke umukangurire yuko ibyo bakora mu isi byose byakoreshejwe ariko ntagomba kubikora umubwire yuko agomba kubyuka mu gitondo niyo n'ahantu yaba agiye agende gushakisha kabisa kuko iyo uteye intambwe ebyiri Imana iguterera 3 urumva ugerageze ubwire umwana umukangurire gukora umubwire yuko igihugu kibaho kubera imbaraga z'abaturage ntago business ari ibintu business ni abantu intambara tuzarwana tuzayitangize kabisa nibo rero uri mu bantu njye nigeze kubaza umutima wanjye ndabaza ngo nizere abantu cyangwa niyizere umutima wanjye uramubwira ngomba kwizera abantu ko nanjye ndi mu bantu
ni ijambo nakunze cyane kuko ntabwo wakizera papa ntabwo twiyizi icyo tuzi nuko tuba kwisi ugomba kwizera abantu kuko nawe uri mu bantu nawe uri mu bantu ni ijambo ryiza n'Imana irakubwira ati munyizere ni munyizere niyo naba nariho ndi Imana muzasanga muri mu nyungu buri muntu wizera Imana n'Imana yabitabaho ariko hari imyitwarire yabaragize respect yo kubaha Imana akavuga nubwo Imana itabiriho ariko hari imyitwarire abaragize mu nyungu z'ubuzima akabaho ukuntu agomba kubaho niyo mpamvu tugomba kwizera Imana mu gihe cyose turiho kabisa yabiriho yabitariho uko ni inyungu y'ubuzima papa respect tuzagenda tureba imbogamizi mwagiye muhura nazo gukora kino gikorwa niba tuzabireba ubutaha nimba wambwiraho gatoya tag life imvura ziragwa ariko zirahita papa okay nta mvura burya tuzatinye kunyagirwa n'imvura tuzatinye kunyagirwa n'imvura none tubona raki iyo munyakaboro mbona muraki wallahi raki ndamwemera byatari raki buriya ni umuntu wanjye nawe yemera paka iyo mbonye iboro rero mvuga ngo respect raki raki akunda gukora akunda ibintu twinshi cyane kandi akora behavior ikintu nababwira cyo rero amahoro n'umugisha twese dukundana tugira ubumuntu kuko nta muhanga w'ubuzima papa nta muhanga w'ubuzima kuba narakoze ino place ya paka nagari yanjye niyo abantu bafite ubumuntu kabisa kandi naberetse indoto zanjye kandi Imana yabidufashijemo twizera Imana tukajya ku Mana amahoro n'umugisha bagiti nongera kubona nzishima kabisa bagiti kuri BigTown ndamukunda cyane respect bamubona mu ntekerezo twaje tuganya ibintu byinshi ma bro kandi nagiye nkubwira ngo ahantu bagiye ukuntu bimeze ma bro twereke byinshi tujyane muri mizi zaho hantu utuganirize BigTown short ma bro respect ndi kumwe na Kibro kuri kamera yo kumfasha kugira ngo amashusho n'amajwi bikugeraho 5 kuri 5 kandi twasuye aha kwa Caguwa ni place ya Tupac yubatse musée ya Tupac uzajya kusura abanyeretse ibitabo bya Tupac yanyereka imwe mu myambaro ndetse n'amashusho ya Tupac yanyereka namwe mu mafoto wagira amagambo twagiye dusoma ahangaha byose byakozwe kubera no place ya Tupac harimo idarapo ry'u Rwanda naryo ahangaha yaribonye kabisa baribona hari jambo nyabona kubwira abantu babwira ngo iri ni iki izuba iri ni idarapo ni idarapo n'igihe ngo kunyereka amahari ni idarapo ni iryande ry'u Rwanda buriya niyo mpamvu bakubwira ngo ambasaderi buriya niyo mpamvu usanga mu bihugu iyo ugiye mu kindi gihugu iyo ushaka idarapo ujya kwa ambasaderi kureba idarapo kuko ntabwo wafata idarapo ngo ube ngo niba uri mu kindi gihugu uvuye ngo ni idarapo ryanjye ujya ushaka kureba iyo ushaka idarapo ujya kwa ambasaderi ariko ngewe ngubu ni ukuvuga yuko nta muntu nakaka idarapo kuko ndi idarapo uri idarapo ndi idarapo ndi mu Rwanda ndi idarapo narikunda cyane respect ma bro good luck byatari amahoro n'umugisha ku Rwanda imvura yose izagwa izanyagirira mu Rwanda ndahakunda byatari kandi nshimira yuko n'abanyarwanda bagira umutima wa kimuntu kabisa n'abandi bajye bakangurirwa kugira umutima wa kimuntu ntabwo twizi icyo tuzi nuko tuba ku isi life goes on BigTown respect amahoro kuri Tupac Shakur respect kuri mama wa Park kwa fans bose ba Park kuri family ya Park respect family ya Park ni twebwe family ya Park nawe turimo kuganira none ahangaha turabishimira papa respect Selemani good luck okay ngira ngo murabyumva nyine murabibona twari turi kumwe na Caguwa niwe twaganiraga nawe reka ngushimire gukurikira BigTown TV umunsi ku munsi wakoze subscribe n'utarayikora ikore kugira gahunda zijye zigenda neza na Albert yonsaba kuri kamera ndi kumwe na Kibro nawe kumfasha kugira ngo amajwi n'amashusho bikugeraho 5 kuri 5 ndagushimiye cyane ahangaha tuzagarukana ubwo bazataha kugira ngo tuzabe show ko gahunda zizaba zimeze nzabibereka 5 kwa 5 murakoze cyane kura subscribe kugira gahunda zigende fresh wo dukurikiye